wumva ijambo ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa, ugahita ugira ngo muri Kristo Yesu ni muri rwa rusengero rurimo amakaro, ukiruka ngo ngiye muri Yesu ngo ngo amakuru ya sawa ngasigaye ari mu Mana, ngasigaye ari mu gakiza. Bandikaga inzandiko bandikira abakristo, mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mubohoke. Mu zindi ndimi niko havuga, ntabwo ari agakiza. Abazi indimi mu bisobanukirwa, agakiza kitwa salvation. Uriya mwanya ni nyirarureshwa, sibyo? Imana imbabarire nisha umuntu, ntabwo wabivuga. Bahita bati umuntu uzifite nimero ya RIB ko kanya, kandi niko byakagenze. Turacyari kuganira ku bijyanye n'imyemerere, ndetse tunarebera hamwe uburyo twemeramo bikwiye kudufasha, ariko nanone bikadufasha mu buzima busanzwe, ukanadufasha muri bwa buzima duharanira kuzajyamo. Ubwo rero niyo mpamvu tujya dukora ibiganiro bitandukanye kugira ngo turusheho gufashanya, tugatumira abapasiteri batandukanye kugira ngo badufashe gusobanukirwa. Uyu munsi hari ikintu abantu bajya bakunda kugarukaho kijyanye no kwaturirana ibyaha. Akakubwira ibyaha byanjye nawe ukambwira ibyawe, tugasenga tugasabirana Imana imbabazi. Hari abavuga ko rero ari uburyo bwiza bwo kugira ngo Imana koko ikubabarire, ikwemere. Abandi bakavuga bati harimo ingaruka zitandukanye, kuba nakubwira ibintu byanjye, ni amabanga yanjye menye bishobora kuzaviramo izindi ngaruka. Rero nicyo tugiye kuganiraho na Pasiteri Augustin Murwanashyaka. Dukunda kuganira mu biganiro bitandukanye, akunda kudufasha. Twongeye kuguha ikaze. Urakoze cyane. Kuri iyi ngingo, ikintu cyo kwaturirana ibyaha ukivugaho iki? Hari abantu bajya bavuga ngo ikinyoma kirugamishwa, ukuri kukanyagirwa. Buri ibintu bitari ukuri nibyo byamamaye. Ibintu rero bitari ukuri biba byaramamaye. Hari umuntu umwe witwa Galileo, niwe wazanye ukuri ngo isi iragenda. Maybe mu cyongereza ari byo bavuga ngo the earth rotates, banza ari byo. Rotation is kuzenguruka. Irazenguruka. Ngora nandikiraga n'umuntu uri hanze, ndabaza ngo muri ryari, ngo turi saa moya z'amanywa. Ni ngaho twe twari saa 4 z'ijoro icyo gihe. Isi iragenda ariko itanyeganyega mu tubirebe. Uwo rero yaje avuga ati buriya mureba isi iragenda, isi izenguruka izuba, isi irizenguruka. Harya isi izenguruka izuba ni amasaha 24. Uwo Galileo rero abantu baramwanjamye. Baratubiga mu Gifaransa ngo la terre tourne autour du soleil 24 heures. Isi ngo irizenguruka, nibwo izenguruka iminsi 365 ahari. Ariko icyo nshaka kuvuga, uwo mugabo ubwo bushakashatsi yashyize hanze baramusetse. Kuyo bundi turebesha amaso tubona ahubwo izuba ari ryo rizenguruka isi. N'ubu turi hejuru, hano hejuru ryavuye ikirere. Izuba tubona rizenguruka isi, rikazenguruka ngo ejo twabona rirongera riragaruka. Uriya ngo ni isi biri kuzenguruka. Ariko nubwo twabyize, ubu noneho mu cyongereza babyita ukuri mpamo. Yego. Ngamazi 2 degrees Celsius 100, isi izenguruka izuba, ibintu nk'ibyo. N'akanyaru kiroha muri Nyabarongo, cyangwa Nyabarongo yiroha mu kanyaru. Rero kanyaru niko ukuri abantu bamaze guforomira ibintu. Hari umuntu twari kumwe ejo ambwira ngo utangira usenga usaba imbabazi, ngo ubundi ugashimira, ngo ubundi ugatsinze ukuntu yambwiye ngo ugasaba. Ariko giye ukuntu nabyigishijwe kandi mbisoma, handitswe ngo nta n'umuntu ushoboye gusenga. None abantu bashyizeho formula yo gusenga. Ubwo babikura ari muri Matayo ibice 6. Ngo nusenga so mu ijuru ujye usenga uti data wa twese. Kuri yari manuka rivuga. Ariko mu Baroma haranditswe ngo dore ko tutanazi uko dukwiriye gusenga, ngo ahubwo irondora imitima izuka umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Ubwo isengesho rihuza n'ubushake bw'Imana n'iryo umwuka yagusabiye, umwuka kunihira.
ariko abantu bamaze kubiha amafomira. Ubwo rero ikibazo cyari gusaba imbabazi, kwaturirana ibyaha. Yego. Undi iyo ubisoma usanga ukuntu abantu babikora ntaho biri guhurira. Mwaturirana ibyaha byanyu. Iyo usoma mu rundi rurimi, kamukoresha urw'igifaransa nubwo ntakizi cyane, aho harasobanura ngo confessez votre péché réciproquement. Ni mwaturirane, nyaturira nkwaturire ibyaha byanyu. Nta hantu Imana irimo, ntayo ndi kubona mu cyanditswe. Biri muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 16, mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Aba bantu icya mbere ngo ni abakiranutsi, ariko abandi iyo baturirana ngo babagira ahubwo ngo baba bakiranutsi. So kwaturirana rero, nkaturira njye uko mbyemera, nkaturira bifite aho bihuriye n'icyo tubiziranyeho, kugira ngo tube abakristo batari indyarya. Kukubwira aho nagufudikiye wowe. Yego. Tuvuge naciye umugore wanjye inyuma ariko ntibikabe. Si ubwo ndaza kubikubwira ngo bigufashe iki? Ariko usabira Imana imbabazi. Uzabireke. Ariko niba mu kazi turi gukora hari ibyo twakrashinzemo, cyangwa mu byo tubanamo mu rusengero nayo hari ibyo kwature confess, no speak out, nkubwire, sibyo? Tubohoke, être guéri niko mu gifaransa handitswe, gukira. Ntaho rero bihuriye n'agakiza kavuye mu ijuru. Tujya tubiririmba. Habaye umunsi w'ishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi. Yesu yitanga ngo agere mu isi, n'umwari utunganye wera turanatwa babi. Urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva. Byaje kuvayo bitese. Ngewe arazuka ngo ampuze na se. Finish. Agakiza kararangiye. Ibyo byo kwaturira nawe bihuriye n'agakiza. Gakiza kabaye accomplished na Yesu, yaragasohoje. Twababariwe n'Imana, twunzwe n'Imana ku bwa Yesu. Biri kumvikana. None mu Baheburayo ibice 10 haranditswe ngo umurongo wa 18, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Finish. Byahambwe mu mva. Yesu ku musaraba yahavugiye ngo iki? Ngo birarangiye. Acurika umutwe, umutima uraca. Yesu yaradupfiriye, twunzwe n'Imana kubw'urupfu, yaratwishyuriye. Mugani wambonye ngo yaranatwimanye. Akantu boroba baturirana bazi ngo babikore batarimbuka. Yego. Kambivuge gake ntagira uwo mbabazi. Utarimbuka. Yesu kugira ngo utarimbuka, ibyo bikenewe byose yarabigukoreye. Ibyo kwaturirana ni iyindi ngingo. Mwaturirane, hari ibibazo mufitanye, ariko ntabwo twakomeza intambwe dukora umurimo w'ubutumwa turi mu rusengero. Mu bakristo harimo nanjye kwamukira, harimo haba iki urwijiji, harimo iki mutabohotse. Yego. Hari ibibazo dufitanye tuziranyeho, nta nubwo ibyo tutaziranyeho nza cyakora bimbinda bijishinga nakubwira. None kuki uwo mwanya usanga ahantu hamwe namushyirwaho badashobora no kurenga? Tugeze mu mwanya wo kwaturirana, uvuga ibyaha byawe wakoze. Cyanditswe nta kurogoye kiri kuvuga ngo uwo mwanya uza ryari, uzawushyireho he. Uwo mwanya ni igihe gewe mfite ibyo natura, nkumva ari wowe ndi bubyaturire. Yego. Bifite aho bihuriye nawe, cyangwa bitahafite ariko nkwitezemo kumfasha ngo mbibohoke. Ntaho bihuriye no kubura ijuru. Cyo mvuge ngo ndidekaraye, nta nkurikizi mfite kuri iyo ngingo, ndabisobanukiwe. Ntaho bihuriye no kubura ijuru, sibyo? Yego. Ariko bifite aho bihuriye no kubura umudendezo ku bavutse ubwa kabiri nabwo. Utaravuka ubwa kabiri ngo umenye ukuri, ubaturwe n'ukuri. Ni watura uzarinda upfa watura. Ntaho bihuriye no kubohoka icyaha, ntaho bihuriye no kubona agakiza k'Imana. Ariko uwavutse ubwa kabiri, of course turi abantu, dufite conscience ime. Hari ikintu kigutsika, uri umuntu nyine.
kubivuga rero si ibikubuza ijuru, niyo utakwatura uwaba uravutse ubwa kabiri yego ntabwo uzarimbuka. ariko noneho umudendezo bitwaye iki? Samu twagiranye ikibazo, ntabwo mbohotse, ndashaka kukubwira umutima wanjye nari mfite kuri kiriya kintu, sibyo? Wambwiye ibyo nkora ndabyanga, umbonamo tugirana ikibazo, none kugira ngo dukomeze umurimo dufite aho duhuriye musabye imbabazi, cyangwa se ni uko nabyumvaga, nta kibi naringamije, nta yindi nabi naringamije, tubohokeranye. Nawe ukambwira uti si iby'aka kanya pe, byambabaje cyane. Mu gihe dukomeza upfa kuba uvuze buriya birarangira, urabohoka. Rero Petero, Yohana, Yakobo, abo bari abayobozi b'abakristo, bari abakuru, urabyumva, abakuru. yego Yakobo, Petero na Yohana. Yohana. Kuri bona ziriya nzandiko za Yakobo, za Yuda, za Yohana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, bandikaga inzandiko bandikira abakristo, mwaturirane ibyaha byanyu, musabirane kugira ngo mubohoke. Mu zindi ndimi niko havuga, ntabwo ari agakiza. Abazi indimi mu bisobanukirwa, agakiza kitwa salvation, iryo bohoka ryitwa healing, ariho mu gifaransa havuga ngo guéri, ntabwo ari sauver, être sauver. Rero abantu batasobanukiwe byose barakubita mu gatebo ngo kwa ngo mukire, mukizwe, mubona agakiza, mubona imbabazi. Ndabona imbabazi za Samu kwizera, ntabwo ndinze imbabazi z'Imana. Birikumvikana, imbabazi z'Imana zarabonetse, birumvikana muri Yesu. Ibyo rero ni ibintu mukuru mw'itoro yari ari kuhuguraho abakristo ngo ntimukabane ingingo ikinyarwanda cyiza ndacyumvi ndakimenye, ingingimira, urayizi? To be healed, ingingimira. Ibyo bibe kiriya, mukomeze mu bwivugo by'umwami Yesu. Yanabibwiraga abakiranutsi. Abakiranutsi bakora ibyaha, barakorerana ibyaha kwa. Birikumvikana. Abakiranutsi nabo bafite umubiri, barababazanya, bakora ibyaha, bakorerana, baracumura. Niba baracumurirana sinzi baba, mujye mwaturirana, muvuge, mubohoke. Abandi rero babikora uko bataranavuka ubwa kabiri, bataramenya n'agakiza by'ukuri, babikora azi ngaho harimo agakiza, hariho kwemerwa n'Imana. Imana yakwemereye muri Kristo. Byanditswe mu Efeso ibice 3:12 ngo muri Kristo nimo duherwa ubushizi bw'ubwoba, ubushizi bw'amanga ko twegera Imana. Muri Kristo nimo duherwa ubushizi bw'ubwoba ngo twegera Imana dushize amanga. Muri Kristo, igihe cyose muri Kristo, Imana iranyemera, ntacumuye iranyemera, nacumuye iranyemera, kuko siho ikirebera urubanza rwanjye ku byo nkora, sibyo? yego Ibirebera mu byo Kristo yankoreye kandi nkaba mbyemera. yego umuntu udukurikiye ubikora ugasanga urajya kwatura muri uriya mwanya, uravuga wenda ibyawe wakoze rimwe na rimwe wenda bidafite aho bihuriye n'abari aho ngaho, ariko kubera ko azi ko ari agakiza ubwabyo, wenda turetse no kuvuga ngo biramuhesha agakiza, n'izihe ngaruka zindi bishobora kumukururira kuba wabwiye abandi bantu. Kandi hari n'abajya bavuga bati n'ikimenyimenyi, nta usanga uriya mwanya n'ubundi ari nk'ikimenyetso, nta n'ushobora gutinyuka kuvuga icyaha gikomeye niyo yaba yagikoze. Umwanya nyine ni ikimenyetso, cyangwa se ni yare twavuga ngo iki kinyarwanda, uriya mwanya ni nyirarureshwa, sibyo? Imana imbabarire nisha umuntu, ntabwo wabivuga. Bahita bati umuntu uzifite nimero ya RIB uko kanya, kandi niko byakagenze. Ati Imana imbabarire gusambana, ejo narasambanye. Nta wabikora, ahita bibyitirira ikindi cyoroheje cya nyirarureshwa. Bivuze rero ngo ababikora ibyo ni ibyabo, ntabwo ari byo ujya kwivanga mu ibyo. Gusa abadasobanukiwe nibo turi gufasha. Biriya bintu nabivuze ni mu gitabo cya Yakobo, sibyo? Iyo usoma muri Bafilipi, Pawulo yaravuze ngo kandi mboneke ko ndi imbere yayo, imbere y'Imana, mfite gukiranuka kuzanwa no kwizera Yesu Kristo.
iyo mvugo urayumva. Imbere y'Imana tuhagarana gukiranuka guheshwa nuko twizeye Yesu Kristo. Ntabwo mpagara imbere yayo mfite gukiranuka guheshwa nuko nakwaturiye ibyaha ngo kansabira imbabazi, uzabyihorere pe. Imana ibyanjye nayo ndabizi. Nta kibazo mfitanye nayo, ahubwo abantu baba barwana na Timosiferi ikirere gusa kubera kudasobanukirwa. Hari n'ababyita nyine penetensiya nyine, byose rega hari aho bijya guhurira. Ubwo ababikora mu cyongereza ubwo baba babyise repentance, ababikora mu gifaransa bakabyita repentance. Ubwo bazi ngo niko kwihana. Oya, kwihana Bibiliya iravuga ngo nk'uko ijuru risumba isi niko ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Hari umunsi umwe rero usanga hari ukuntu wibwiraga ibintu wabwirwa iby'Imana ugasanga wari warayobye, birumvikana. Ugahita ureka ukuntu byibwira ukakira uko Imana ibivuga. Kuko burya amagambo y'Imana ari hayi nk'uko ijuru risumba isi. Wibwiraga ko uri umunyabyaha kandi wanareba ukabona uri we koko, sibyo? Ariko ijambo ry'Imana hirya rivuga ko uri umunyabyaha, rivuga ko wacunguwe na Yesu Kristo. Nese uracyari umunyabyaha nyine, ugahita wizera. Kwihana, kwizera. Kwihana umenya uko Imana yibwira, ukareba uko wibwira, ugasanga ibyo wibwira biraciriritse, ugafasha, sibyo? Ukakira uko Imana ikubwira. Urumva? Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Wizera Yesu? Therefore, ubwo rero ntabwo uzarimbuka. Point entre. Iyo wahoranaga umutima uvuga ngo nzarimbuka kandi nzarimbuka. Nibyo nkora birampamya ko nzarimbuka. Uhinduye mind. Sinzarimbuka. Kuko ibyo Yesu yakoze bimpamya ko ntakirimbutse, sibyo? Uri uwo muntu yihannye, yiyicariya, sinangombwa ngo ajye kanyarira. Umuntu arihana yiyicariya. Sibyo? Ingona y'umunyetiyopiya yari irimo irasoma igitabo cya Yesaya. Filipo arayibaza ngo ibyo usoma ibyo urabyumva? Inkoni iramusubiza ngo mbibwiwe n'iki se ntabonye ubinsobanurira. Ngo yinginga Filipo ngo yurire igare bimusobanurire. Inkoni yari ihannye irizera. Yibereye mu butayu. Si ngombwa ngo ize ngo mu biterane. Ariko usanga abantu bavuga ngo mu biterane ngo ngwino kwa data. Ngo muze winjire mu rugo kwa data, nginyuma ni nawe ni nyuma ni imbere ni. Sibyo? Ukumva ijambo ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa. Ugahita ugira ngo muri Kristo Yesu ni muri rwa rusengero rurimo amakaro. Ukiruka ngo ngiye muri Yesu. Ngo amakuru ya sawa ngasigaye mu Mana, ngasigaye mu gakiza, ngari muri ngo korari ngo korari ngo abemeye Yesu. Ubwo ngo ari muri Yesu. Zeru nawe hehe. Kuko bajyaga baririmba umva amarangamutima aramfashe nanjye ngashaka kwinjira. Ariko nkibaza inyuma naha duhagaze, imbere ni hari igiterane cyabereye. Nyine je nakundaga kwanariza. Ariko sinaheshejwe agakiza na analize, narigishijwe. Yego. Rero umuntu ashobora kuba yicaye ya nkone yari ku igare, yumva amagambo y'Imana. Ireka uko yibwiraga ibintu, yizera ibyo Filipo arimo arayibwiriza. Uko ijambo riri kuyibwira iyo nkone. Kandi wibuke yari ivuye he? Yari ivuye gusambana? Oya. Yari ivuye mu bwomanzi n'ibiki? Oya. Yari ivuye mu bucuruzi? Oya. Yari yicaye ari gusoma. Yari ivuye Yerusalemu mu by'Imana ariko nta kintu ihagazeho. Ariko iyo nyota Imana irayireba. Umwuka abwira Filipo ati ruka ujye mu butayu. Uzabisome mu byakozwe n'intumwa. Mu bice 8 je crois. Iruka ujye mu butayu. Bice 8:26. Nuko abantu bizera Yesu, nuko abantu bizera Imana. Bakavuka ubwa kabiri wiyicariye aho. Sibyo? Apana ariko bya bindi kuri radio ngo fata aho babara ugahita uhafata. Haro babwiye ngo ngaho muhumirize dusenge. Ari kuri radio muri ekuteri ageze muri feruje ku gishushu arahumiriza. Arambuka. Abantu b'imodoka barahagarara ati suyu. Feruje yari tubwiye ngo tujye. Urumva barakubwirwa. Ariko koko wumvise ukuri ijambo niyo ryavugirwa kuri radio ubwirijwe uri no mu bisi. Uri no mu mazi mu bwato. Hari umuntu nabwirije turi muri Mugesera nambuka hirya ngo mu Gisaka ari utwaye ubwato. Ahari hose wakwihana ukizera. Yego. Aho se naramwatuje.
naramwigishije yumva iby'Imana, yumva uko yabyibwiraga, areka uko abyibwira, afata uko Imana imuvuga. Haranditswe ngo agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Agaruka ate? Ni mu mutima ari kumva, akajya agenda areka. Nta nubwo ari ukuvuga ngo areke bahita bavuga ngo areke ibyaha. Nanjye simvuga ngo komeza ukora ibyaha, n'ubundi sinjye wakubwiye ngo ubikore. Ariko areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka, kuko Uwiteka ntago aguciraho iteka. Ndabeshya? Areke kwiciraho iteka. Umwuka umuciraho iteka si uw'Uwiteka. Yakire imbabazi z'Imana. Kandi si ngombwa ngo avuge ibyaha yakoze, n'ubundi kubilistinga si uko uyibirusha, kubibizi irabizi. Nko kuvuga ngo hubagura izo voka, igiti kiri kwera noneho kibona amahoro, ubundi se ejo kirayanga uruyange cyongere cyere bimwe. Sibyo? Noneho akamere mbi niyo idutera bya byaha. None se ubundi uyiranduyemo, urajya gusabira imbabazi bya byaha, ubundi kamere uyiranduyemo. Ahubwo birihita ikubwira ngo Imana yaciriyeho iteka ibyaha bya kamere. Ikindi hari ushobora kwibaza ati ubundi uwo muntu ubwira ibyawe ngo agusabire imbabazi afite ubuhe bushobozi bwo kuba yagusaba iby'Imana itakubonaho ngo ikubabarire, cyangwa se uyisaba imbabazi ikubabarire kubwawe ku giti cyawe, uwo nguwo wundi ujya kubinyuzaho ngo azigusabira afite ubuhe bubasha? Hari n'abajya batekereza gutyo. Ariko wanza nagisobanuye, kwaturirana singiye gukura uyu murongo muri Bibiliya nibyo. Confession, mwaturirana. Kwaturaho uwo wahaye icyizere wamwaturira. Ariko wibuke bikorwa n'umukristo wavutse ubwa kabiri by'ukuri. Yakobo yari kugira inama abakristo, kuko hanakomeza bavuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Aba bantu yabwiraga bari abakiranutsi, kandi bikanakorwa kugira ngo bifashe abantu gukira, kubohoka, gukira ingingimira, gukira ibi n'ibi. Ariko bidafite aho bihuriye n'ubusabane bwawe n'Imana, n'ubusabane bwawe na mugenzi wawe. Ushobora kuba uriya muntu koko wenda ari we mfite ingingimira kubera we hakwaturira, atari we naturiye nta kibazo. Nuriya mukozi dukorana mfite akangononwa, banza namufudikiye, ubanza nkakubwira nkabohoka, nkumva inama yawe, ukaba wanambwira uti genda wigorore nawe gutya. Si ibyo? Nabyo nta nicyo bitwaye. Ariko ikibazo puresha babikorana bavuga ngo ni imbere y'Imana. Noneho umugabo w'Ikayonza we azanyumve w'inshuti yanjye bita Ronjine, n'inshuti yanjye, kumuvuga ntacyo bitwaye. We twari mu iteraniro rimwe, ndimo ndamubaza biriya bintu uba ubona bifite ubuhe musaruro, ngo wowe se nyine ko ari uko ariko batubwiye tujye tubikora. Ronjine tujye i Kigali. Icyo gihe namuzanye i Kigali mu giterane ahantu hitwa Olympique Hotel Kimironko. Twatashye yasaza avuga ati izi inyigisho yawe yo niri ku murongo, inyigisho ya bene wanyu, ati uzi ko ntazongera kwatura, ubibujijwe n'iki? Wigeze wumva babikubuza? Ngo nasobanukiwe, nabipfaga kubikora. Byumvikana imbere y'Imana twunzwe na Yesu, kandi ubwo bwiyunge ni ntasubirwaho, ni ntavogerwa. Ariko niba hari ingingimira ufite, biriya yanabivuga, of course hari icyo bimaze, ariko puresha babikorana ntabwo ari iri biblical. Ni abakristo bagombaga, abakristo bose abantu ntibagira ibibazo, bajye rero babikemura batyo, babibwirana, ukatura, ukampa inama cyangwa ukanambabarira, cyangwa ukanampa inama yuko nagenza kuri mugenzi wanjye, tukaba abakristo babohotse, ariko iby'ijuru turarifite.